Uzi impamvu buri teka ryose umuntu iyo ateye intambwe cyangwa se agatera step mu buzima bwe abantu bamutega iminsi. I don't know why. I don't know. Sinzi amenya aho bihuriye like. Hii dunia jamani, hii dunia hii. Ntabwo byoroshye kabisa. Buri ntambwe y'ubu buzima haba harimo ibigeragezo watu binadamu. Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza aho turi, namwe nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bihugu byose. Muhawe ikaze. Welcome to my YouTube channel again. If you are new, subscribe for more videos. If you are turned, thank you so much. Hari umuntu azageramo akiburira icyizere, akiheba mu buzima, agasa nk'udahari, kubera ko buri muntu wese ibi bintu biza bimubaho bikamugeraho kandi bikamugiraho ingaruka, kubera ko ndabizi hari igihe uzi wiburira icyizere mu buzima kikabura neza, kubera ko kuri iyi si hari abantu nyine ukunda ukabakunda pe, inshuti zawe ukazikunda, umuryango wawe ukawukunda, ariko hagera igihe mukoranaho hakaba ikintu, hakaba misunderstanding ikomeye mwembi n'abantu runaka, ariko ukumva ntiwabaho utabafite, ukumva what is gonna happen, niki kizaba kw'aba bantu twamaze gushwana, twamaze kugirana ibibazo, kandi nanone mwahuzwa n'urugwiro, mwahuzwa n'urukundo, tena nanone n'ubuvandimwe. Abo bantu bakaza neza bakakubabaza mu mutima, bakagera kuri y'umutima wawe bakakubabaza. Kuri isi abantu baraguhemukira, none kuguhemukira ukababara ukiheba. Abavandimwe bawe, inshuti zawe, ababyeyi bawe, umugabo wawe, bari ko umuntu wese wizeye mu buzima akaguhemukira akakubabaza, ingaruka ziza mu buzima bwawe ni ukwiheba. Ukumva amajwi ari kukubwira ati ntabwo wabaho utabafite, ntabwo wabaho utavugana na ba runaka, ntabwo wabaho ntabwo, mbese ukumva uri kwiheba bikabishe. Ariko icyo nakubwira, nimba harabayeho ikibazo runaka hagati yawe n'abantu wakundaga, baba ari mu muryango wawe, baba ari inshuti zawe, baba ari umugabo wawe, yaba sinzi aba ari bo bose, ariko icyo nakubwira cyo, nta muntu n'umwe hano ku isi ubayeho kubera umuntu, no, ntawe. Byaba byiza tubanye neza, bikaba byiza tubanye neza, tugahuza muri byose, abavandimwe n'inshuti rwose, n'abadamu banyu n'abagabo bacu, ariko habaye ikibazo ukwiriye gutera indi ntambwe, ukavuga ngo nabaho ntabafite. Uretse no kubaho ubafite, utabafite ugihari kandi nabo bahari, ikimenyimenyi n'ikimenyetso cyakwereka ko wabaho utabafite, nawe wapfa. Wabaho pe, yes, wapfa, ubuzima bwakomeza nk'uko bwari bumeze kabisa. Hakuna kitu kitapungua ngo umekufa au wao wamekufa, no, kubera ko urupfu buri muntu wese, kila binadamu atayonja mauti. Ni kuvuga ngo nimba uzi yuko buri muntu wese azatambuka, turi mu rugendo, how come abantu baza bakaguhagama
ariko baranaguhagama we. Abana abantu baza baguhagama bakakubabaza umutima, bakakubabaza we, ariko uzababara ariko ntugahereyo. Ndi kuvugana n'abantu bagiye bahemukirwa n'imiryango yabo n'inshuti zabo n'ababagana, mbese inshuti zabo gufi. To be honest, nta muntu n'umwe uzukunda gushwana n'inshuti ye. Inshuti yawe, inshuti nyashuti, cyangwa se umuvandimwe wawe, cyangwa se ababyeyi bawe. Ariko abavandimwe nibo bababaza umuntu, ukumva nyine urihebye, ukumva what's gonna happen, what another step, ukumva hauwezi yani ukaendelea maisha, hauwezi ukaendelea maisha kwa sababu ya ndugu zako. Endelea mama, endelea tu babu, endelea. Wewe huku unaumia, wao kule wako sawa. Na waeleke ko uko sawa kabisa. Tuwe sawa, jiaminie, wize, never give up in this life. Komera, ibibazo nibyo bitugira abo turibo. Nta bibazo, nta bibazo, kubera ko ibibazo biza biduha amagambo. Bikaduha amagambo yo kwirema mu mutima. So there is nowhere twaza dutwagwa n'ikibazo cyose kibaye mu buzima bwacu. No, kubera ko abantu duca mu bibazo byinshi, kandi igitabo ni kirekire, nituzi ngo n'iryari kizarangira. Kirangirana n'igihe umuntu yitabye Imana akavamo uyu mwuka. So nta mpamvu yo gucika intege ngugende, yo kwiheba ngugende uhereyo. Uyu munsi ndi kuvugana n'abantu bagize ibikomere, bagize ibibazo. Waba uri mu bibazo, uri kubabazwa n'abantu runaka, agatsiko k'abantu runaka, waruzi ko ari bo bakugize uriwe kuri uyu munsi. Ariko it's okay, don't worry, ubuzima burakomeza nk'uko bisanzwe. Nta mpamvu yo kwizera umwana w'umuntu ngo ugende uherereyo. Ubwo na Bibiliya iravuga ngo uwizera umwana w'umuntu ngo avumwe. Kuko ise wumva wizera umuntu ukagenda. Zamani na minjo gisi nilikuwaka, ariko buri ntambwe yose y'ubuzima igenda ukwigisha, ugakura mu mutwe. Ugakura. Nijuze tu nk'imyaka nk'itanu ishize, let's say that, nkumva ko hari abantu mbese badahari sinabaho. Imagine, kandi ko ntitubana, ndi umugore mfite umugabo ndi mu rugo rwanjye, nkumva ari abantu, hari abavandimwe mbese badahari, numva nanjye ndahari. Ariko trust me, nukwibesha kubera ko umuntu binadamu wanachoka. Yani binadamu wanachoka. Ni wewe wenyine uzi ko uri gufeelinga, ni wewe uzi abantu bakubabaje, ni wewe uzi abantu baguteye ibikomere. Baba ari abavandimwe, I don't care. Baba ari inshuti zawe, I don't care. Yaba ari umugabo wawe, simbizi. Yaba ari umugore wawe, wewe gusa eka gucika intege, urapfuye, urarangiye, urapfuye. Hari abantu baza bagenda bafite ibikomere muri ubu buzima. To be honest, nta muntu n'umwe udafite ibikomere, ariko ibikomere birarutana. Ariko icyo nakubwira, kwiheba, iyo wihebye uburangiye. Wihebe, ubabare, ugende ubabare, ariko ntugende ngo uhereyo. No, kubera ko umuntu wenyine uri responsable y'ubuzima bwawe ni wewe wenyine. Nta wundi n'umwe ukwiriye kureba. Ni wa wundi iyo uhagaze uri kwireba mu ndorerwamo cyangwa se muri miriwari, urimo kureba hariya, niwe wenyine wewe ukwiriye kwisubizamo intege mu buzima bwawe, ugakomeza. Katika maisha hii ni kufight, ni kupambana. Maisha hii ni kupambana. Kama upambani, hakuna mtu atakupambania. Ukwiriye kwiha icyizere as you. Hapana kwizera ayo wizeye abantu. Nkaya ndirimbo nyine, wabiringiye abantu barabahemukira, kandi baraduhemukira we. Binadamu baraguhemukira ukiheba nawe. Reka kwiheba. Abantu barahemuka. Umuntu ni umuntu.
nawe uri umuntu, ariko ukwiriye kwihagararaho, ntukomeze ngo ukomeze mu bintu byakubabaje, amateka gutware. Sahau yaliyopita amepita. Kandi nimba ari ikintu cya mbere Satani aza gushira mu maso, akagushira imbere, iyo ugiye gutera intambwe ukaje gutera indi step mu buzima, izi gusubiza inyuma akakubwira ati we angalia nayi niyo ngibi ntabyo uzogira, angalia ikashaka kugusubiza inyuma, ikakwereka oho. Ayo majwi ntukayumve, ibyo bitekerezo ntukabiha umwanya byo kukwereka ibintu byakubabaje, byo kukwereka abantu bakubabaje. No, unaweza ukaishi bila wao, wakomeza ubuzima ugatera imbere. It's okay. Ibikomere by'abantu bakubabaje biza birangizwa n'iminsi, ni nk'umuyonga gutya. Sometime iyo mwongeye mugahura n'abo bantu biza byongera bikagaruka bubisi, ariko rimwe na rimwe aba ari nk'ikigeragezo cyo kukwereka ese ko aba bantu twagiranye ibibazo, habaye ama misunderstanding between me and them. Excuse me. Bigashaka kukwereka ko ubuzima bugashaka kukwereka ko ibintu ari sawa. Icyo mwapfuye mbere n'ubu mwagipfa. Mwagipfa kubera ko ni wale kabisa. Nta muntu ntabwo barahinduka, ni babandi. Umuntu nagukosha na rimwe, ntukongere kumuhundi mwanya mu buzima bwawe. Andi mahirwe ya kabiri azakubabaza by'indenga kamere. Abantu niko bameze. Byo ndi kuvuga ngewe mbifitemo experience. Nta muntu wagera muri iki gihe, nta muntu wagera muri imyaka atarababazwa n'abantu runaka. Yes, ntawa wabona. So icyo njewe nashatse kuvuga muri iki kiganiro nyamukuru, ntukababazwe n'umuntu ngo ugende umwaka uzuze ushire uwa kabiri uze. Iyo ni inzigo. Satani yagushizemo inzigo, ariko ibintu by'inzigo no. Uzogende witekerezeho, wicare wige muri ubu buzima, ukomeze gahunda zawe nta cyabaye, kubera ko ntiwakwita ku magambo y'abantu. Abantu bavuga menshi, abantu tuvuga byinshi, abantu baravuga ariko bagira ngaho bagasitopa bakibagirwa, ikindi cyaza bakongera bakavuga. So wowe wige kwitekerezaho nk'umuntu uzi icyo ushaka mu buzima bwawe, nk'umuntu ufite purpose mu buzima bwe, umuntu ufite future urayiharanira. Uhagarike ibintu by'ibikomere n'ibintu byakubabaje n'abantu bakubabaje mu buzima bwawe. Gende wishiramo ibitekerezo byiza, wihe icyizere, ureke kwiheba. Kuri iyi si wihebye uribura, urapfa. Umugabo wihebye abapfuye. Nta kwiheba, dukwiriye kuba abagabo muri ubu buzima, kubera ko nta wundi muntu n'umwe uzabazwa ubuzima bwawe, ni wewe wenyine. So uzababare, kubitubabaza birahari. Uzacika intege, kuko ibiduca intege ni byinshi, ariko ntugacike intege ngo ugende uhereyo. Ntukababare ngo ugende uhereyo muvandimwe. Komera. Ubuzima ni ukurwanirira, maisha ni kupambana. Life is fighting. We can fighting wewe wenyine n'ubuzima bwawe, uzi icyo ushaka. Apana kwicara ngo barunaka. Muri iki kinyejana turimo, nta muntu n'umwe waba ukicicara ngo bavandimwe banjye ngo nibo bazamfasha kugera kuri iki, ngo umugabo wanjye niwe uzamfasha kugera kuri iki, cyangwa se umugore wanjye niwe uzamfasha kugera kuri iki. Unaleta chako, analeta chake, mukabishira hamwe and then mugakomera. Ndumva ibintu byose ndi kuvuga uri kubitahura, uri kumenya neza icyo ndi gushaka kuvuga. Uzi byakubabaje, uzi cyakubabaje, uzi n'abakubabaje. Reka kubataho umwanya wawe, wowe ukomeze, kubera ko uzi icyo ushaka. Yes,
abantu baduca intege iteka ryose, abantu batuvuga nabi iteka ryose uko bashaka. Ntabwo ushobora guhagarika abantu kuvuga. We ni nani? N'umwana w'Imana yaraje. We ni nani usisemu wamufana? Who you? You can't stop people to talk. People talk. People talking always. Watu wanasema, abantu baravuga buri munsi. N'umwana w'Imana baramuvuze, baramuvuga, baramubamba. Yesu yasubije. Yesu yaravuze ati abantu nibakwanga uzamenye ko ari njyewe banze mbere. We nani upendwe? N'umwana w'Imana baramwanze. Abantu baramwanze, baramwanga, baramugambanira, arabanga ku musaraba. Abantu ntawe uzagukunda kandi nta n'icyo ushobora gukora ngo tugukunde. Nanjye nta n'icyo nakora ngo bankunde. Ukuye ko nta n'urukundo rw'abantu dukeneye, ubw'Imana rurahagije. So iga kwikunda, moving on mu bibazo byose waciyemo, wige gupambana ukomeze, kubera ko buri ntambwe yose duciyemo haba ibigeragezo. Ntabwo rero waza uhora uzika izo nzika najyaye, uzasaza ugifite imyaka mikeya. Move on. Siga ibyo byose urimo by'ama misunderstanding. Wige kwiyitaho, witekerezeho. Kuri iyi si ni ukwitekereza ukamenya icyo ushaka mu buzima. Apana ngo abantu. Iki kinyejana turimo ntabwo ari cyo gutekereza ngo barunaka bavuze, barunaka baranyanze, barunaka. Be you. Wige kwigira wenyine. Thank you so much for watching. Muri mushasha, subscribe. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. Thank you so much.